Wow, inkuru nziza ku mupiyona wese ahari hose hirya no hino ku isi. Nizere yuko aya makuru yabashimishije, amakuru meza muri uyu mushinga wa Pi Network. Nk'uko twababwiye ngo uyu mushinga wa Pi Network uzatungurana amakuru meza cyane. Ubu ngubu kuri payi zawe, ku ikarita yawe ya ATM, uramutse ubaye uyifite, ubu ngubu uri kwemererwa kuba wabikuza pizza w'amasaha 24 kuri 24, kandi ibyo byose ukabikora muri GCV, aho payi imwe ingana n'ibihumbi 314,159 nk'uko murimo murabibona hano kuri screen yanjye. Guys, nizere ko aya makuru ni meza abashimishije. Iyi Pi Bank irimo iragaragaza yuko ifite ibyuma bya ATM bitanu birimo birakora, kandi birimo birakora kabisa amasaha 24 kuri 24, biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo nizere ko abantu muri Amerika ibintu bimeze neza, ubu ngubu mwatangiye kurya ku mafaranga afatika noneho ya Pi Network. Pi Bank ni kampani nayo yo muri Hackathon cyangwa yo muri Pi, muri application ziri kuri Mainnet, irimo iragaragaza yuko ubu ngubu irimo irakora ndetse igakora neza cyane. Yagaragaje ko ifite ibyuma bitanu, muri ibyo byuma bitanu ariko ibirimo birakora ni ibyuma 4 nk'uko murimo hano muri kubibona neza yuko hano bagaragaje yuko nyine location ibigaragara ni ibyuma bitanu. Noneho rero barimo baragaragaza yuko ibiri active cyangwa se nyine ibirimo birakora ni ibyuma 4 nk'uko mubibona. Bagiye bagaragaza naho biri gukorera, naho biri nk'uko mubibona. Wenda duhereye kuri iki cya mbere kibanza, kirimo kino kiriho ni 123 Main Street New York. Ahangaha iki ngiki niho kirimo kirabarizwa. Ubwo abantu batuye aha hantu, ngira ngo muri Amerika, mutwandikire muri comment mutubwire yuko kabisa ibintu bimeze neza. Hari iki ngiki cya kabiri nk'uko murimo murabibona, kirimo kiragaragara ku muhanda gira ngo wa 456 Park Ave New York. Ahangaha ubwo abantu bahatuye nabo nizere ko mwamaze kubibona, icyanditseho iki Broadway New York 789. Nizere ko namwe mwamaze kugerayo. Ni amasaha 28 kuri 28. Ibi byuma ubwo birimo birakora amasaha 28 kuri 28 mu minsi 7. Ubwo nyine ni buri munsi. Nizere yuko rero ibi bintu ari byiza. Nizere ko aya makuru abashimishije cyane bapiyona mwese aho muri. Undi Pi Network igihe kimwe twarababwiye ngo izatungurana, izandika amateka mutigeze mubona. Nk'uko rero abantu benshi bashobora kuba barimo barabyibaza ati ese ibi ngibi murimo murabibona munyuze hehe? Ese njyewe bivuze ngo twebwe nyine tutagize amahirwe yo kuba dutuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aya mahirwe araducitse, ese twe bizagenda gute? Ndagira ngo mbereke akantu ku kandi uburyo ki ibi bintu birimo biraboneka, ndetse n'uburyo nawe wabyikorera, ndetse kandi ukabyikorera unyuze muri application ya Pi browser yawe. Nitwa Habibu, ni Habibu kuri buto. Reka nk'ikaze wowe wahisemo kubana natwe umunsi ku munsi. Wowe wakoze subscribe, reka nizere yuko aho uri hose umeze neza. Ngwino rero mu makuru yacu y'umushinga wa Pi Network. Nk'uko rero murimo murabibona, nta kindi kintu uri buhite ukora mbere ya byose ni ukihuta. Reka dusubire inyuma. Icyo uri bukore wowe, uraza hano mufungure Pi browser nk'ibisanzwe. Numara gufungura Pi browser, kwa yuko ngewe nari nagezemo, reka nse nk'usubira inyuma gato kugira ngo mbereke itangiro ry'ibi bintu kugira ngo utangirane nabyo, bityo nawe ube wabasha kubyikorera. Nuko ngo Pi browser imaze gufunguka nk'ibisanzwe, uhita nyine uhingukira kuri dashboard imeze gutya. Icyo ukora wowe uhita uza hano ahangaha urimo urabona handitse Pi Apps. Ahangaha warangiza nyine ukahafungura, warangiza ukahafungura. Iyo umaze kuhafungura rero, ngira ngo urategereza akanya gatoya. Iyo umaze gutegereza akanya gatoya ujya hano
kuri aka kantu ka mbere kanditseho mainnet apps, ngira ngo murimo murakabona. Warangiza nako ukagafungura. Ukimara kugafungura ujya hano handitse research, ukaza nyine ukarisearchinga hano nk'uko ubibona. Warangiza ukandikaho ngira ngo warangiza ukaba wakandikaho ukandikaho Pi, ukandikaho Pi Bank, ukandikaho Pi Bank, ukandikaho ATM. Niyo wakandikaho ibi ngibi byonyine birabaye. Ikintu uhita ukora, urabona application ngiyi uhita uyibona hano. Ya application uhita uyibona hano, dore ngiyi. Warangiza rero kuyibona, icyo ukora nuko uhita uyifunguraho. Ukimara kuyifungura, ngira ngo urategereza bitewe na connection ufite uko ingana. Tayari urabona ko yamaze gufunguka. Ikimara gufunguka uhita ukanda hano hejuru handitse open hano. Warangiza ukayifungura nyine, ukahafungura hano handitse open nk'ibisanzwe. Wamara kwafungura ugategereza, ukareba sasa kuntu ibintu bimeze. Ugategereza igafunguka gakeya kabisa bitewe na internet ufite. Yes, wow, nkuko rero mubibona, murabona yuko icyambere iyi Pi Bank yamaze kugaragaza nyine ko ifite ibi byuma bya ATM kandi biri active, birimo birakora nkuko mubibona. Urabona yuko nyine Pi imwe ni kuri GCV ingana $314,159 by'idolari, niko bari kugaragaza. Noneho urugero kugira ngo urebe yuko ibi bintu ari sawa kandi bifite gahunda, iyo uramutsuje hano muri iyo uramutsuje hano handitse current rate, ngira ngo murimo murahareba neza cyane, dore ngaha. Sorry kabisa, sorry. Iyo uje hano handitse current aha ngaha, ngira ngo ikintu ubona nuko urabona yuko hano sorry, uje hano handitse ngo you have hano hambere, urabona ko Pi ingana gutya. Iyo rero ushyizemo Pi ebyiri bigenda bite? Iyi ni Pi imwe yari irimo, reka tuyikuremo. Sorry, sinzi kabisa ibyo telefone yanjye irimo iri kwikora, ariko reka nse naho nkomeza turebe. Yes, ndabona ibintu byemeye. Nari mvuze ngo iyo uje rero hano, kamansi screen kugira ngo mibone. Iyo uje hano ugakura ukandikamo Pi ebyiri, bahita bakoreka ko zingana $628,318 by'amadolari niyo uhabwa kuri Pi ebyiri. Uramutse ushyizemo Pi eshatu bakwereka ko ari $942 na $477. Aya ni amadolari guys. None ikindi kintu ushaka kumenya nuko iyi ATM irimo irakora kabisa, kandi bagaragaje ahantu irimo irakorera ni ahantu 5, ariko iziri active, izirimo zirabasha gukora nenye. N'iyindi yo ku muhanda wa 555 Wall Street, New York, nayo iri muri maintenance. Barimo baragaza yuko iri muri maintenance. Ngira ngo kanze mbibereke. Sorry gatoya, murebe ibi bintu twarababwiye ngo Pi network izatungurana. Bamwe ntibabyemera, rero ngaho reka mwirebere. Dore hano barimo baragaragaza yuko iki cyuma cya ATM machine cyo kiri muri maintenance mu kimbo. Ibindi byose nk'uko bibona biri online biba bivuze yuko nyine ni ikintu kirimo kirakora ku kanya direct. Ahubwo abantu muri aho ngaho munyaruke mwuka byaramwe muturebe. Ndizeye ko muri Amerika ubu ngubu namwe muri mu masaha yo mu gicuku mu gake, ariko mwebwe haracyarimo kare, mwasimbuka mukaturebera mwuka byaramwe, maze aba pioneer nabo
bakirira kuri aya mafaranga ya P Network. Wakoze kubana nanjye, wakoze kumurikira, reka nizere yuko aya makuru agushimishije aho uri hose. Ciao ciao, tuzahure mu yindi video.